Mu makuru ajyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko abari muri gahunda ya Mastercard Foundation Scholars Program basabwe kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na Christelle Umutoniwase. Kuri wa kabiri nibwo abanyeshuri bafashwa binyuze muri gahunda ya Mastercard Foundation Scholar Program, abayobozi muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse na muri Mastercard Foundation basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Ntarama mu karere ka Bugesera. Nyuma yo kunamira inzirakarengane ziruhukiye muri uru rwibutso no gusobanurirwa amateka, urubyiruko rwiyemeje kurushaho kwiga amateka yagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi no gufata iya mbere mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Urubyiruko ngira ngo ko umuyobozi yabitubwiye, ibarura risanga nyuma ya Jenoside 65% niyo abantu batabashije kubona guca mu mateka y'igihugu cyacu. Jenoside yakorewe Abatutsi ubu ndayazi neza, nahigereye niboneye ibimenyetso byinshi, numvishe n'ubuhamya bw'abantu benshi. Rero amasomo yanjye nzajya nyiga mfite intego yuko mu byo nkora byose nzaharanira ko nta na rimwe hazigera hongera kuba Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nyuma yo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Ntarama kandi baremeye abarokotse Jenoside batishoboye aho babahaye nk'ebyiri n'ibindi bikoresho bitandukanye. Umuyobozi w'ishami ry'uburezi muri Kaminuza y'u Rwanda Prof Florien Sangwimana yasabye abanyeshuri ndetse n'urubyiruko muri rusange kugira uruhare rugaragara mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside no kwitabira ibikorwa byubaka igihugu. Kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no kuyirwanya mu buryo bushoboka bwose aho bayibona iri mitutumba iganisha kuri Jenoside. Nibo bayobozi b'ejo hazaza, tuba tubategura kugira ngo bagire impamba ihagije yo kugira ngo bazagire uruhare mu rugendo rwo kwiyubaka dukomeje twibaka kandi twiteza imbere. Urwibutso rwa Jenoside rwa Ntarama abanyeshuri basuye ni rumwe mu nzibutso zashyizwe mu murage w'isi ucungwa na UNESCO. Rwubatswe ahahoze Kiliziya Ntarama, aho mu gihe cya Jenoside abantu barenga 5,000 bari bayihungiyemo, biciwemo n'interahamwe zifatanyije n'ingabo za leta yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Christelle Umutoniwase mu karere ka Bugesera.